twongeye kuba ikaze shuti wakunze Amari TV nizere ko muri amahoro aho muri hose tuje mu makuru y'umugoroba rero amakuru aza kwiganzamo n'ubusesenguzi ndi kumwe n'umusesenguzi wanyu mukunda cyane mumaze rwose gukunda cyane kuri Amari TV nyuma yo kumukunda ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye wana wundi rero ni udahunga waba uri kunyumva ndakumva neza Marisi ndetse n'abadukurikiye umugoroba mwiza twese. Yes, nyemera tubane mu makuru umugoroba wo kuwa tariki 30 turi kuwa gatatu nyemera rero dutangirire ku ma update agiye atandukanye nyuma turaza kuza turebe no ku ngingo zigiye zitandukanye. Tubanze duhere ahangaha kuri General Masunzu rero ngo yategetse FARDC n'abafatanya bikorwa bayo bose guhagarika kugaya ibitero kuri M23. Ni mu gihe rero ngo bakirindiriye inzira y'ibiganiro kugira ngo intambara irangire mu mahoro. Ariko rero ibingibe akimara kubitegeka bamwe babyumvishe mu buryo butandukanye dore ko abo muri za Wazalendo hano hari n'itangazo ngira ngo muraribona twamaze kurikira kuri screen yanyu. Abo muri Wazalendo bari kuvuga ko ngo impamvu Masunzu ategetse ibi ngo no kugira ngo akomeza kingira ikibaba bene wabo dore ko bino kugenda binugwanurwa ko gashaka ko joininga M23. Kindi kandi nubwo aya makuru twafashe nk'ibinyoma ariko hari igihe abantu bavuga ko induru itavugira ubusa ku musozi. Buriya abantu Wazalendo ushobora gusanga ibyo bavuga ari propaganda zabo cyangwa se bikaba bifite naho bihuriye n'ukuri. Wowe ubyumva gute bwana Rudahunga? Masunzu urabona abaye muri Kongo muri guverinoma ya Kongo ariko ntabwo bamwemera. Kuvuga ngo Kisekedi ubundi yari yamukoresheje kugira ngo ase nk'aho aza kurwanya bene wabo nko kubateranya amuzana mu bice birimo abanyamurenge nawe ntako atagize yarigaragaje pe ariko muri Kongo uko byagenda kose uko wakwigaragaza kose upfa kuba uri mu rwandofoni ntabwo bashobora kukwemera ntabwo bishoboka rwose. Ahubwo buriya anarebye na nabi bashobora kumufunga bakamushyiraho abandi babashyize cyangwa se bakaba banamuhitana si ubwa mbere baba babikoze hari ukumushyira imbere akaba expose cyane. Ubwo kuba rero urumva Abazalendo bo bashyigikiye gukomeza kurwana kubabwira ngo bahagarike intambara nta kindi nyine barahita bamushinja ko arimo aragambana. Muri Kongo niko bimeze nataba amaso azashiduka bamuhitanye. Nataba amaso azashiduka bamutaye muri yombi. Bamutaye muri yombi cyangwa se bamuhitane. Nose ngira ngo nemujimira wenyine baba babikije ubundi nabarimo gupfira muri gereza kandi batari abanyamurenge nkanswe rero uriya noneho umunyamurenge akaba n'umuswahilifone akaba noneho n'umunyamurenge uvuga ikinyarwanda bangurunuka. So ino telegram yanditse ahantu wenda byagiye biteza izo mpaka. Ino telegram yanditse mu izina rye apana mu izina ry'umugaba mukuru w'ikirenga kuko ino telegram iragira iti komanda wa troisième zone de défense ubwo gifasha cyane ariko izamaza kunyihanganira ariko yanditse nta kibazo ahubwo urakivuga yanditse agira ati komanda de troisième zone de défense ati ngo cyane by'umwihariko ngo yo muri Nord Kivu yo muri Nord Kivu na Sud Kivu ngo yanditse ategeka ko mirwano igomba kuyitihagara. Hasi baje tuvuga bati utegeka nkande ko Kisekedi yatworeje mu ngwano cyangwa se mu mirwano atwizeye niba atari order wahawe. Gusa nyine Wazalendo ko twagiye tubigarukaho ni imitwe ubona idafite order iri mu kajagari kubwaye kumangura yibwira guhagarika intambara no kwikoza ubusa. Kandi ubona ko leta ya Kongo isa nk'ayikoresha kugira ngo ijye yica amasezerano hanyuma bo M23 nibataka babone kuvuga ngo ni kanaka ariko nkaburiya bakubise M23 bakayaka nk'ibici waba wumva ukuntu nuzita y'imyato FARDC. Ngaye nguko rero hanyuma muri Goma ho ngo ibyishimo ni byinshi nyuma yaho umutwe wa M23
utangiye kugenda uzana ibikorwa by'amajyambere birimo n'amazi mu bice byo mu majyaruguru ya Goma by'umwihariko mu bice ngo by'aho bita ku Ndosho abari amaze igihe batagira amazi ariko ubu ngubu bongeye kuyabona barishima cyane. Yego nibyo Textion tukura hano mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ruguru neza na parking za Chic witegeye Kigali Universe. Urahasanga ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo muri business ndetse no mu nganda kuko dufite stock nini, niyo mpamvu tugurisha mu kiranguzo. Urahasanga amafuru yotsa imigati, amafuru yotsa inyama neza ya originali, amateleviziyo ya originali, imashini zikora ikawa za konjerateri za originali, amafirigo ya originali ndetse n'imashini zivanga ifarini, hari amagare, air conditioner, imashini zimesa, kwizine za originali, iminzani ikomera ndetse na safe zo gukoresha mu rugo no muri banke n'utundi dukoresho twiza twa originali. Business ndetse n'inganda nimutangweyo. Dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza hano mu mujyi wa Kigali ndetse no muri quartier commerciale ahazwi nka Sawasawa, ni ku nyubako ya 4 mu kuboko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge. Ku bundi busobanuro duhamage kuri 0780 90 60 44 cyangwa se 0788 24 78 83 ubundi uhagera nawe ucimaka. Textion yabaye igisubizo kirambye. Uyu munsi rero tubaza n'imari nziza, ni inzu y'ibyumba 4 iherereye hano i Masaka, ni inzu nziza koko. Reka tubere ku bwiza bwayo, irebere nawe design nziza, parking hajyamo imodoka 3. Iyi nzu ifite design nziza ndetse n'amabara akeye, yubatse ku buso burenga 300 hano i Masaka muri quartier nziza. Reka tujye muri detail rero. Iyi nzu ifite ibyumba 4 n'amatoilette 3, irebere salon nziza ifite amarangi meza kandi atuje, saramanje ndetse n'umwanya wagenewe igikoni. Igikoni cyo tucyubaka tumaze kumvikana n'umukiriya bitewe n'icyo yifuza uko kimeze. Irebera amatara meza, chambre principale yo nagahebuzo. Reka twigire mu gikari cyayo rero. Ifite igikari kinini ndetse n'aka annexe, hagere nawe wirebere udatangwa n'imari ishyushye ku mafaranga make cyane. Ni miliyoni 80 zinegotiable. Ku bundi busobanuro uhamagara iyo nimero yaba kuri screen ya 0788789695 cyangwa kuri 0781922849. Ese ubona iyi mitegekere ya M23 wayigeranya gute n'imitegekere ya leta ukurikije uko bari kuyobora n'ibyo bagerageza gukora? Ndibona navuze ngo ntabwo ari inyeshyamba, nubwo ari n'umutwe w'abarevolutionneri wenda kwakose ko cyita muze kuvuga igihe turafashe inshingano za leta ibinyeshyamba. Ni ibintu byigaragaza mu bice M23 irimo, harimo ordre ubundi igena ari Goma, maze kujyayo kabiri. Ubona ko ibintu byose biri ku murongo, nta bya bintu bakwaga ngo kituka dogo ugeze ku mupaka nka mbere. Mu muhanda urabona hari ordre, usibye n'ibyo ngibyo batangiye no kumanika za kamera ku mapoto. Narabibonye za kamera de surveillance. Amazi bari barayabuze, ndibuka ko ubundi imbere amazi bayaguraga mu Rwanda, ugasanga yagererwa mu bakayita ngo mayi ya Rwanda heza, ubundi abandi bakanywa Kivu. Urabona ko turimo irubaka n'imihanda. Ibyo rero ni ibikorwa bigaragaza iki cya kintu M23 yasabye, federalisme. Federalisme kandi buryo ngubwire Maurice ni murumuna wa eta. Buriya federalisme ngewe mbivuze gutya. Bwa mbere nge natangiye kubwira abantu hano bazavamo federalisme. Nyari imiti 3 mbona izavamo, ishobora kuvamo, harimo federalisme, harimo kuba igihugu cyagira ubuyobozi buri special ukuntu nagiye nanga ingero za Hong Kong, cyangwa se igihugu kikigenga 100%. Federalisme rero abaturage bashobora kubona bati abo bantu ko barimo baraduha amazi, ko barimo baraduha imihanda, barimo baraduha umutekano, barimo baraduha amavuriro, Kongo ibintu byose byari kadavere, byarakajagari. Aba bantu ahubwo wareka tugatora icyo bita referendum, hakaba havamo igihugu kikigenga.
byanze bikunze federalism kuri njye mbona izavamo igihugu hariya bitewe n'uko nanone bashobora kujya kuri Congo ikavaye leta federale ariko ugasanga ka kajagari ka Kinshasa karacyarimo kavuyanga ibintu nubwo baba barategeka ariko mva bakiri ku n'intari bikiri ku gihugu leta ibi y'igihugu ni kuri kwa Nigeria se nubona ko bijya bipfira hejuru ku mutwe ku buyobozi hejuru nubwo ari intara ziri federal ariko ugasanga zifite akajagari rero mbona kuri icyo kibazo mbajije kuba bakora ibikorwa leta yakagombye gukora bwo bakabikora batangiye kwereka abaturage itandukaniro rihari hagati yabo na leta batangiye kubabwira ati rero dore uko leta ubundi baho n'uku nguku abaturage rero bamara kugira rwose kuryoherwa n'ibyo bikorwa ubundi se umuturage icyo abashaka ni iki ni uko abona ko imisoro ye ikora yabona ibintu byose biri ku murongo ahita avuga ati umuntu ahubwo twari twarabuze umuntu umeze gutya rwose niba ahantu barimo kubaka umuhanda utarigeze wubakwa kuva babona independance abo bantu wabanganye bazayubaka kandi urabibona n'iyo urigo mubona abaturage bishimye barakora ubona bafite gahunda ibintu byabo byose ubona biri ku murongo cyambere umuturage umuhaye umutekano ukamuha ibikorwa by'ingenzi amazi umuriro interinete ibindi biragenda ni ukuvuga ngo rero iyi ni leta mu yindi rwose ngahe nguko rero hano hari indi nkuru ivuga ku bijyanye na FD ndetse na Kisekedi rero ngo DRC yasabwe kugaragaza ubushake bwo kurandura umutwe wa FDLR inyuma yaho ibi byasinyiwe i Qatar muri Doha ndetse na Washington ngira ngo bakomeje kugenda babiganiraho ngira ngo hambere hangotse no kutubwira ko hari umujenerali wo muri Amerika bashinze gukurikirana ibyirandura cyangwa se ibyo kuranduka kwa FDLR ariko u Rwanda binyuze ku minisitiri warwo ubanye n'amahanga Olivier Nduhungirehe yatangaje ko DRC igaragaza imbaraga nkeya mu kurandura FDLR hambere ahangaha niba ari wowe niba ari David Marshal kuko tusigaye tuganira mwese ku rugero rungana ku buryo namenya ngo ibintu yabibwiwe nande ni David cyangwa ni Rudahunga sinzi umuntu wambwiye ko DRC by'umwariko FARDC dashobora kubaho na FDLR none ndibaza koko niba DRC iri gutsindwa kurandura FDLR urabona bizatanga iki kubwiyunge bwari bugiye kubaho hagati y'u Rwanda na DRC baje ikibazo cyiza ariko u Rwanda buriya ni ruri macuwa kuri diplomasi u Rwanda ni hatari icyambere u Rwanda rwamaze kwemeza iriya ntuza ari amasezerano ya Washington muri cabinet hanyuma mwabonye ko ejo rwayemeje binyuze mu nteko nshinga amategeko ubwo no kuvuga ngo abaye itegeko y'amasezerano yasinyiwe hanze y'amasezerano mpuzamahanga akaza akemezwa muri guverinoma akemezwa no mu nteko nshinga amategeko ahita ahinduka itegeko ntakuka ubwo no kuvuga ikintu kwereka abahuza no kwereka isi ati twebwe dore turi tayari ibintu byacu turabirangije asigaye ko bigomba kugira iki gushyirwa mu bikorwa rero nanjye ndemeranya n'uwo muntu wavuze ati FDLR egare FARDC ni ibintu bimwe byanywanye imyaka 30 irashize tuvuga rero ngo urahita usenya FARDC iri no mu mutwe urinda perezida wa Congo ntabwo njye mbibona rwose hano ni ibintu bizagorana sibyo ko Olivier Nduhungirehe ejo yavuze yuko ngo ni amezi 3 no kuvuga iminsi 90 akazongera indi minsi 30 yo gukora nuza yo gukora evaluation kureba niba misiyo koko yaragezweho muri iyo minsi 90 izabirimo amafaze nakoze abarimo faze 3 harimo faze y'ubutasi kumenya ishobora kuba yaranatangiye nubwo batabivuga kumenya FDLR zihehe ubukana bwazo imbaraga zabo abo bose kuko nabonye Nduhungirehe avuga ati turabaza bose dufite amakuru ati birindiro baba barimo abasirikare bakorana ibigo by'ingabo barimo kuko urumva ko nabo bavuga yuko bari muri nuza muri FARDC
faze ya kabiri ni ugukangurira abantu kuko yavuze yuko hatazatangira ama operasiyo gukangurira gutaha kumanika amaboko. Faze ya gatatu abatazaha ibitero bikarangirana n'iminsi 90 hakakurikiraho iminsi 30 ya evaluation. Ubwo rero cyane cyane dore ko yari ivuga iti ngewe namaze gusinya amasezerano hano hari umuntu undi hejuru Trump. Icya kabiri ntabwo azakorera hano mu kajagari karimo FDLR. Kandi ikindi uribuka ko ntabwo byaba bitangaje kubona FDLR bazisenya kuko uribuka ba Mudacumura ari mu operasiyo yagiye yica ba Mudacumura n'uri wayoboraga Rudurunana kisikita kijya ku butegetsi ni kopera yaragiranye n'u Rwanda. Icyo gihe kandi barabarimaguye bose barabanetraliza kandi bari basanzwe bakorana na leta. Nabyo twabiha amahirwe tuvuga ngo ibintu byose ntabwo byashoboka gusa nyine probability biri hasi ukurikije uburyo abakongomani bahindagurika ku byemezo baba basinye. Bo reka tusa nk'abagana ku musozo w'ingingo nifuza ko tuganiraho tujye ku ngingo y'Uburundi na M23. Uburundi na M23 nyuma y'igihe kinini bamaze barwana kandi banarebana y'ingwe by'umwihariko ubu ngubu ngo Uburundi butegeye M23 ku mujyi wa Uvira aho bajya banavuga ko M23 atinya Burundi binyuze kuri wa muvugizi wabo. Mbona naga umuvugizi wako mutera ahubwo yigize umuvugizi wo bita ngo ni Mbayahaga niwo ugenda akavuga ko ngo M23 ngo birijya yibeshera ngo yafashe Bukavu ngo yafashe Goma ngo ngaho ngo niyibeshe noneho ize Uvira turebe kari abagabo. Rero ibyo byose biri mu bintu nyine bigaragaza umwuka utari mwiza hagati ya M23 ndetse na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yo ni gitinya kuvuga ko ari u Rwanda. So rero hari amakuru ari kuvuga ko noneho ngo Burundi bwaciye inyuma y'amarido kugira ngo buzigambe ubutwari kandi koko nubwo nari umusasenguza ariko ndaza guhamya ko Burundi buzaba butsinze M23 ati gute. Impamvu nuko amakuru avuga ko Uburundi bwaciye inyuma y'amarido bujya kunegosia M23 ngo babaha za matekwa zabo. Izi matekwa amakuru avuga yuko ngo zikigera mu Burundi nizigeze zijyanwa mu miryango y'abahubwo zahise zicishwa muri Camp Muha cyangwa se Kamuha. En France bavuga Kamuha, mu Gifaransa ubwo ni Camp Muha. So rero Camp Muha niho bari kujyanwa mbere yuko bazasubizwa mu buzima busanzwe cyangwa se bagasubizwa mu gisirikare. Izi matekwa rero zafatiwe ku rugamba mu gihugu cya Kongo zifatwa na M23 ariko amakuru avuga yuko Uburundi bwaciye inyuma y'amarido bukajya kunegosia M23 bityo bakabaha zino matekwa zabo. Ikibazo cyanjye nshaka kubaza kiragira giti ese Neva ko yakomeje kuvuga ko atamatekwa bafise muri Kongo cyangwa se azira matekwa M23 yahoze yerekana ko ari baringa cyangwa se ari abantu ngo baba haduyi bahimba nyine bakaza bakita matekwa. Igihe noneho itazaba igitego cy'umutwe Neva zabatsinze izi nyeshyamba tukoze kuvuga ngo n'abapadiri cyambere baragiye bari kuri 400 y'abasirikare b'abakongomani bajya Kinshasa barongera barekura abamerceneri ifaranga mwabonye ku mbuga nkoranyambaga. None kuba rero iyo nkuru niba ari yo kuba barekuye abasirikare b'abarundi wenda ubwashaka kuba ari ikintu bavuganye nyuma y'amarido ariko kuri ngewe kandi noneho ibaze ibyo byose babikora nta kintu kigero ifite imfungwa zirenga nka 700 yatangaje nta nimwe bigeze batanga. Urumva ko nanga bose zafatiwe muri Kongo none ngo zifite amatekwa banje bari hehe nibazerekana ko muri pole ubundi byiza uberekana ku mugaragaro kuko baberekanye babafite baraberekana bamwe bitwaga ba Merance n'abandi bose
n'ubu rero bagombaga kuberekana kuko basohoka kagaragara ko babahaye Burundi cyangwa babahanuza babaha seyise ikabajyana ikabashyikiriza leta y'u Burundi. South Africa yaje kubabeshya ati nimuduha abantu bari barafashe barabarekura ariko nyuma mwabonye umuriro Sadek batsaho. Nibyo abandi nyine tukunze kuvuga ngo M23 ikunze gukora ibintu by'ubugiye tubona handi kuko nyidibuka icyo gihe zari ingabo za RPA ziri kudiringa n'ingabo z'abafaransa mu gihe RPA yafashe amateko z'abafaransa. Bari bafashe amateko z'abafaransa ngira ngo uzabaze Marshal iyo nkuru arayizi rwose. Butare njye nasomye muri iki igitabo cy'umufaransa cya page 500 avuga historical byageze Yohana negociation nagorana cyane baci Buganda ari nabwo muri iki gitabo bagaragaza nimero ya telefone President Kagame yakoreshaga icyombo direct icyombo cyakoranaga n'icyogajuru direct bamubuza na Elise icyombo byagorana byari bitari gushoboka no tracking bamubuza na Elise Elise ubwo no kuvuga presidency y'Ubufaransa no bari barabihishe ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa y'ibita Tedros kugira ngo bidasakuza baradiringa President Kagame arabwira ikigena yari ku murinda yoboye FPR nakora RPA arababwira ati abantu banyu ndababaha ntabwo turi bubereke itangazamakuru atariko namwe murava muri zone tirikwazi mutahe. Ubwo rero mpamvu nazo urwo rugero ndashaka kwibaza niba koko ibyo byabayeho ese badirinze nyuma y'amarido ati tubaha abantu banyu namwe mutahe. Ari ibyo byaba ari amahire ariko bitari ibyo nandemeranya nawe Uburundi bwazavuga ati abantu muvuga ko mufite bari rero wenda tuzunguje ubwonko. Njye ntabwo ndi kwibaza ko Uburundi bwaba bwabonye bari abantu for nothing, ahubwo mu kuzunguza ubwonko kwacu mu busenguzi bwawe urabona ari nk'iki M23 yadiringa n'Uburundi kugira ngo ibahe zira amateko. Ese byaba ari amafaranga babahaye? Ese hari icyo bavuganye kuri diro ya Uvira wowe ubyumva utukimara kumva iyo nkuru? Njye nabisanisha niyo deal yabaye hagati ya FPR na Elise kugira ngo Abafaransa yari nuza contingent nini yaratumwe na UN kugira ngo basohoke muri zone tirikwaze bagisubire Goma batahe kubera ko bari babahaye abantu babo. Buri ikiza cy'abazungu bubaha abasirikare babo ariko reba bari abasirikare b'Abarundi imyaka bari bamazariya kuko niba koko iyo nkuru ariyo niba koko ariyo badirinze ikintu gikomeye bashobora kudiringa ikintu gikaze bakabishyira mu nyandiko. Buriya ntabwo umuntu apfa kurekura abantu gutyo bikajya mu nyandiko noneho igihe bazabagarukana bati mutwereka abantu bacu ubwo iki gihe AFC/M23 ishyira hanze inyandiko wenda basinyanye n'uburyo bagiye na donc deal zose ukuntu zagenze niba koko ari byo rero ubwo njye ndabona bababwira bati dore imishyikirano iratangiye n'iki Uburundi bugasohokamo hariya mu rwego rububahishije bavuga bati twebwe twisubira iwacu kubera ko abantu barimo barashyikirana bamaze gusinya amasezerano y'amahoro. Bo bakasubira iwabo batavuga ko batsinzwe ahubwo bahaye urwaho amasezerano y'amahoro. Ibyo nabyo birashoboka ariko aba ari ibintu birimo risk cyane iyo watanze abantu kuriya nuberekane kandi waraberekanye mbere ubundi kwerekana imfungwa z'intambara ntabwo byemewe kuzerekana gusa mbere ariko impamvu bazerekanye turazerekanye nuko leta yaba yarabishaka rero ko bazerekanye nyuma bakabatanga bagomba no kuberekana babatanga ariko ubwo ndemeranya nayo hari deal ari ikintu gikomeye M23 yaba yarakoze itaragikoze ntabwo byaba bitaniye ubwo byaba ari nka bya bindi isanzwe ikora itanga ifungwa yarangiza nyuma ugasanga irimo irasohora amatangazo ivuga ngo twebwe ngo banze kurekura abantu bacu 700 banze kubarekura kandi wowe waratanze ntagire ifungwa baguha ahantu hose ku isi abantu barwana iyo bumvikanye barayishanja baragurana
ubwo rero niba utanze abantu bangana gutyo wowe nta eshanje ikinisha semva byagenda gute n'ufasha Burundi ari Bergera bukurwanya bukaza bugaca inyuma y'irido ati tugiye kubaha abantu banyu none ntagire diri umukirana byaba bimeze bite ko mbahaye urugero ko FPR yo ku madiri yari danje yagize diri turabaha abantu banyu natangazamakuru turi bibwire ariko namwe mureta musoza ino operasiyo ko byagenze operasiyo ikiba anire abafaransa barataha zone turikwaze izahoze ari intara ya Kibuye Gikongoro na Cyangugu bahita bagira iki bahita zita zibohorwa ku mugaragaro baramutse abarundi batashe nk'urwo rugero duhaye abarundi baramutse batashe byaba bigaragaza ko CNDD-FDD yabitsinzwe muri Kongo mbo n'ubundi yaratsinzwe ni ibintu bigaragara kuvuga ngo bari hari ya ofira ntabwo ari ukuvuga ngo bari baratsinze mu ventura njye nakoze kuvuga ni hari umukino nyina witwa chess ntabwo kurya ari itegeko yari ventura yari mu mibare yayo nagiye mbigarukaho kenshi uvuga ko ventura igihe atari cyo gihe cyo kwinjira muri Uvira kubera fagiteri nyinshi ziri tekinike za hariya ndetse na fagiteri z'amasezerano barimo ibiganiro barimo kujya gufata umujyi kandi biyemereye seserefe no mu nama ejo bundi berekanye ko rwose ibyo bidashoboka bagomba kuguma aho bari icyo bazakora ari ugusubira inyuma ibirometero 5 ariko Burundi kugira ngo butagaragara ko busohotse butsinzwe ku mugaragaro buprofise ibi biganiro bushobora kuvuga buti twebwe twivanye muri Kongo mu rwego rw'uko abarwanaga basinye amasezerano y'amahoro none turaba tumara iki bagasohoka bakagenda bitwaje icyo kintu buri gihe abantu basohoka iyo barwanaga kuriya bareba uburyo basohoka mu buryo bwiyubashye nakura abonye Amerika isohoka Afghanistan bamaze umwaka muri diru n'abatalibani muri Qatar bo baravuga bati babitangaza nyuma ati twarumvikanye barazi icyo twashaka nuko batari gusenya umujyi binjiye Kaburu baratureka turagiye turagenda nicyo ngikibona Burundi bwashatse ko bwazasohoka mu buryo bwiyubashye kuko nabarega barareka akavuga bati binjiye muri no intambara yakomejwe kuvugwa cyane yuko bishobora guturika byagorana reka tugushimire cyane bwana Rudahunga katugushimire dusoreza ahangaha n'umwanya wari mukeya ariko urakoze cyane kusenguza duhaye kandi bwumvikana turarikira abakunzi bacu kuzongera kubana mu biganiro n'ubusesenguzi by'ubutaha urakoze cyane umugoroba mwiza nshuti bakunze Amaris TV rero reka tunasoreza ahangaha amakuru yacu n'ubusesenguzi tugaruke mu gitondo cya kare tuzo kuba tubagezaho amakuru yandi mashyashya ku bijyanye n'imirwano ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye mugira amahoro y'Imana mugire ijoro ryiza murare aharyana